zigenewe sinanamiye sukwani imbazi sinanamiye sukwani imbazi yarambaye Amen.
musumbe tujye mu ijuru isangire Yesu wacu wadukunze abera tuzaguruka umunsi umwe tujye mu ijuru isangire Yesu wacu wadukunze uzaba ari umunsi uhereje kuyerezo ry'amarira uzaba ari umunsi uhereje kuyerezo ry'amarira tujya mu ijuru isangire Yesu wacu wadukunze abera tuzaguruka umunsi umwe tujya mu ijuru isangire Yesu wacu wadukunze uzaba ari umunsi ubereje kuyerezo ry'amarira uzaba ari umunsi ubereje Iminota yacu turayibara neza ntitwica n'umwe muza nawe ntagire ikibazo tuzamura Imana icyubahiro Bwana asifiwe Yesu ari ku musaraba habaye ibitangaza bitatu tuzamura Imana icyubahiro mbabwire gato igitangaza cya mbere cyabaye umusirikare wakubise Yesu icumu umuntu wavuye yarapfuye ijisho ariko ngo amaraso yavuye aho yateye icumu yaguye muri rya jisho ndabona titwakomera Imana amashyi icya kabiri ngo batoranyije umusirikare wize kurusha abandi ngo akore statement avuge ko ngo uwo bishe yita umwami w'Abayuda aje kwandika ngo ibitekerezo birahinduka kubera imbaraga z'amaraso arandika ngo ibishe n'umwami w'Abayuda titwakomera Imana amashyi
zimu zine. Ese izimu murazumvishije? Ukuzimu kwa mbere asangamo abapfuye batizera barimo bakaye. Uko kabiri asanga abapfuye bizera barimo Abeli na Aburahamu. Uko gatatu asanga nta kintu kirimo. Ageze mu kwa kane asanga abagabo batatu. Asanga Satani, urupfu na kuzimu bari ku meza imwe. Urupfu ari kuvuga ngo namwishe yapfuye. Kuzimu ngo namwakiriye. Bakiri muri ayo ngayo Yesu barahageze. Icyo gihe birukanze barahunga bata urufunguzo rwapfuye kuzimu. Uzaba n'umusi uw'ubushehe uw'ubutabarira uzaba nakira kumigisha cyane uzaba n'umusi